Guhera ku munsi w'ejo abantu mwagiye mubona amafoto ku mbuga nkoranyambaga y'uyu mukomediya, uyu mukomediya abantu benshi cyane bamenye, njye nakuze mumenya, nakuze mufana, witwa Nyakiso. Rero tugira ngo tumuganireho ndetse n'umukunzi we yamugaragaje ku munsi w'ejo, nagira ngo tumuganireho mbahaye ikaze mu kiganiro. Njye muri kubana nitwa Joy cya Joyce yose n'ayanjye, tubane kuri kano gace no ka Doresi Tubiti kugira ngo tukazamure kagire ahantu harehare, kagire ahantu harenze, twongere kwisanga turi ahantu heza cyane. Ndabashimiye rero niba warakoze subscribe uri w'agaciro kuri njyewe, niba nawe utarayikora gira uyikore kuko ni byiza kuri wowe kugira ngo ubuzima bwawe bashe buryo ki bwagenda neza n'ubwanjye bugende neza. Ndabashimiye rero kandi mbahaye n'ikaze kuri uyu muyoboro wanyu wa YouTube channel. Ubwiza bwose nibwo Nyagasani abahereza, abahe muhahe muronke ubwiza bw'Imana ubabeho. Rero nagira ngo mbabwire yuko guhera ku munsi w'ejo mwagiye mubona amafoto ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye uyu mukomedi witwa Nyakiso. Abantu benshi cyane baramuzi kuko yakoze ibintu birenze, yakoze ibintu by'agatangaza, noneho yarabyibushye koko, yarabyibushye Imana we, afite umukobwa mwiza, afite umushori mwiza, apucuri. Urukundo ni rwiza mwabantu, urukundo ni rwiza cyane rwose, urukundo ni rwiza. Rero Nyakiso bimeze neza cyane mu rukundo rwe ndetse n'umufiance we ndetse n'umusheri we, ni ibintu rero birenze bimeze neza cyane. Ku munsi w'ejo niho yatangaje yuko akunda uyu muntu bari mu rukundo, amwandikaho amagambo meza cyane, amwandikaho amagambo meza yo kumushimira, warakoze kumpitamo, warakoze kunkunda. Ni ibintu byiza cyane kandi Nyakiso afite abantu bitwa abafana, afite ikintu bita umufana, afite umufana wa hatari. Ubwo rero yatangaje amagambo ejo meza ku mukunzi we, aramubwira ati warakoze sheri wanjye, warakoze kwemera kunkunda, warakoze kwemera kubana nanjye, uri mwiza, nzagukunda, uri mwiza, ushobora byose. Imana rero ishobora byose kuko erega buriya iyo Imana yahuje abantu nta n'ikintu na kimwe cyatandukanya Imana. Abantu barahura bakamenyana, barangiza kumenyana bakaba inshuti, bakamupropoza urukundo, undi akabyemera nta kuzuyaza. Rero birashimishije kandi na byiza kubona umuntu nk'uyu nguyu tuzi yuko ari umukomediya, noneho abakomedi ukuntu baba basetsa, uba uzi yuko igihe cyose yaba ari kugufira cyangwa ari kukubeshya, ariko dushimira Nyagasani yuko bibaho, noneho we akagira n'aho abigaragaza avuga ati uyu niwe mukunzi wanjye, uyu niwe nitegura kurushingana nawe. Abantu benshi rero ku mbuga nkoranyambaga nagiye mbona bandikaho ibintu byiza, bandikaho rwose gira udutemo igikweti, gira udutemo icyo gikuri kudutindira. Ubona abantu babyishimiye byatari, abantu bari babyishimiye, ariko Imana ni nziza kugira ngo n'abantu ubone babyishimiye nta magambo mabi banditseho, uba ubona ari ibintu byiza. Kandi umuntu niba yarakoze neza agomba kubishimirwa n'abafana be kandi bikaba byiza. Ubwo rero Nyakiso ameze neza cyane ndetse n'umugore we n'umusheri we bameze neza cyane, kandi uri kubona rwose yuko banakeye, baraberanye, nta mwagu bariho wapi, baraberanye cyane. Nyakiso tumuzi kera muri filimi cyane, yagiye akora ibintu bigiye birenze bitandukanye, yakoze ibintu byiza cyane, rero tumuzi kera cyane. Rero reka tubabwire ngo urukundo rwabo rwogere, Imana ibarengere, Imana ibajye imbere, Imana yigaragaze mu bintu byabo, babashe buryo ki nabo batera imbere nk'abandi banyarwanda bose, nk'abandi banyarwanda muri rusange. Urukundo ruryohe, banabane, banatwereke n'igikwe, ibintu byabo byose bibashe kugenda neza cyane rwose, kuko abantu baba bishimiye, ibyishimo bigasesekara ku munwa ndetse n'ahandi hose hagasesekara. Rero mureke mbabwire ngo ndabakunda, umugisha ubane namwe.